wambabari ukampa nimero ya Semuhungu ko namubuze kuva ejo ku mutima wenda kumvamo. Mbara Semuhungu se ndanyiguye. No, apana iri itari gucamo. Uheruka kuvugana nawe ryari? Mperuka kuvugana nawe ejo agiye muri our past. Hanyuma bigenda bite? Hanyuma nyine ndi live sheri. Sorry. Ndi live. Mperuka kuvugana nawe nyine agiye muri ntuza muri our past. Muri our past ejo. Hanyuma nyine nagiye kureba stories ze mbona nta kintu ya postings. Okay, umuhamagaye kuva ejo telefone uramuhamagara ntabwo iriho. Ko ari metero ebyiri wamfashije ukangerera mu rugo akomanga ntibibe nk'ibya gitoko. Erega imitima iraturya. Ndi guhamagara nyine ngo numve nanjye. Oya ndabizi kufite amakuru ikibazo ni ikihe Linda na mini Zinda. Erega ugomba umva uburetse gato. Eric ni umushuti wacu. Eric ni inshuti yawe magara niwe uri hafi dore uramutwitiye n'ibyo mutubwira ari byo. Zinda ukuri ni ukuye. Eric ari. Reka nkubwize ukuri. Jewe ntago nzi Eric hanari. Uko niko kuri kwa mbere. Urumva byutse mbona abantu bamamagara nanjye. Eric sinzi hanari, Eric sinavuganye nawe. Eric sinzi nta kintu kimwe nyine nzi. Muri si Kigali baye uretse gato. Kigali baye New York ku buryo umuntu dushobora kuvejo umuntu dushobora kushaka tukamubura. Ukabutaza ahantu ari muri 0 metre muturanye sheri. Okay, aho arahazi ariko ntagushaka kuhambwira. Ibyo birumvikana. Ntago mazi cyane. Ntago hazi. Niko kuri ntago mazi. Yego. Nk'umushuti wawe ubundi iyo atari mu rugo bari he. Ibi ngibi bisanzwe ba ku buryo Eric ava kuri telefone akabura niba mu rugo adahari. Kuko umwana umuntu avuye mu rugo nta uri mu rugo. Kandi urabona ngiye. Nanjye nyine kuko umva byagucanze nanjye byancanze. Ko umva byagucanganyishije niko nanjye byancanganishije. Ntago mbyumva nanjye. Na telefone ye ntago namenya nyine ngo ari he. Undi muntu wa hafi ninde utari wowe wa Semungu twamagara tukabaza cyangwa tubariza nawe ushobora kubaza undi muntu we wa hafi close kuri inshuti nyinshi no ndavugira magara nkawe ngo mubaze nta wundi muntu uzuri close kuri we nkawe ushobora kubaza ariko twese turi abashuti turi kumwe n'abandi nabo bakaba batazi uko bimeze uragira ngo kwene mbigenze gute uko umva nyine byagucanze niko nanjye byancanze. Eric ntago sinarindi kumwe nawe sinamenya ngo ari ahangaha cyangwa ari ahangaha. Ejo uvugana nawe wavuganye nawe kuri telefone wavuganye nawe kuri chat mbere yuko ejo wavuganye nawe kuri telefone ambwira hari ntuza yarafite uno munsi appointment yarafite uno munsi twavuganye nari byo arimo arambwira ambwira yuko agiye muri our past. Yego angati turaza kuvugana ndambwira ari Kicukiro iriya our past yabereye Nyanza. Ntabwo yageze kuko yafatiwe Kicukiro. Yafashwe se kubera iki? Ndi kukubaza kandi ari wavuganye nawe bwa nyuma ndi kukubaza sheri. Jewe nagiye kumuhamagara ninjoro ko nigeze mbona post ziwe our past irangiye. Muhamagaye numva telefone ntagiriho. Nyine ndavusinabyitaho ubungubu mu gitondo kubera yuko mbonye abantu barimo barambaza niyo mpamvu nari mbyitayo. Nuvuga ngo singiye mukubajije wenyine singiye mukubajije wa mbere. Nyine buri muntu ari kumbaza ngo Eric ari hehe ntabwo mbizi nese ntabwo ngiye na Eric rigaduhorana. Ntabwo muhorana ariko niwe muntu we wa hafi niyo mpamvu wamagaye Zinda kandi ndatekereza ko amakuru ntabwo wabuye atayazi. Kinshuti yo niwe babinteye impungenge bebe. Zi ahubwo nanjye nuyamenye ahubwo nanjye ngiye guhamagara ngo mubaze. Zinda kuva iwe ugera kwa Eric ni nta minota ingahe? Nta minota irimo. Mbabarira ugiyeyo umbariza umukozi ngo abantu baje gusaka kwa Semuhungu bamubajije iki? None se tunumva ahubwo ndusha amakuru. Ariko se wagiyeyo kuri ruhande bamusakaga iki? Mbwira nyine nose umuturanyi. Okay, ndagusabye mbabarira mu kutumara amatsiko no kujya ngo dushimire ku murongo mbabarira nyerukire kwa Semuhungu ndagusabye nkwerereza umushoferi
ugenda umarize uvuge ngo mwaramutse abaturanyi ariko ndabizi nawe uratwara babarira tugerere kwa Semungu tumenyera amakuru wasanga turi no kuvuga gutya Eric yiryamye aruhutse sibyo wiseka sheri urira sekuragera muri njyewe ntago nzanarishu tese wenda abonye uburyo cyabavugisha akabibabwira yuko ndengana ntazahana none se wadufashije okay ndazira kuba ndi inshuti ye nkaba ntazahana izina nk'inshuti ya Godfather ya kera sibyo inshuti yanjye ntago ariko ntago duhorana manza unyumve manza umba service ngiye kugusaba shusho umba service ngiye kugusaba zinda mfasha ngira kwa Semuhungu umumpere telefone tuvugane uwo kabyara we kandi uri kumbwira ko adahari gute se kandi ari umuturanyi ndi kukubaza ndebera niba ari we mu rugo imodoka yagize ikibazo ngo umumotari aramufata niwe ndi kuvuga wamufashe ntabwo ndi kuvuga undi muntu aramufata yaba yamugejeje mu rugo ngira kwa Semuhungu mbarize umumpe mvugane nawe kandi babarira kabisa niba nawe uri mu rujijo please sawa ningira icyo menya ndakuvugisha okay nkatinge off okay kamba muting kugira ngo ubicyamamare ntabwo kubicyamamare ntabwo ari nka bya by'ibyubero byo mu nsengero mugomba kubisiga hariya umuntu wese ukwisika izina cya azironga gishobora gutuma uhitinga gifate so kuva uyu munsi uri sebi radio iki kintu kiragusunika kigatuma bakasa mutwe umva ikintu ngusaba genda urebe Semuhungu amakuru ye uzuyanzaniye kuko ibi bintu ugomba kuba umunyamakuru w'umwuga erega biraharanirwa none se abayoboye itangazamakuru barize bararyize genda umbarize amakuru ya Semuhungu ufata akamoto cyo kwa Semuhungu byakomeye ngo haye headline yiwe mu rugo ntabwo mazi shaka nikutu kandi uri umunyamakuru nikutu utamenya ibyamamare biba okay hamagara abantu bose ubaze hamagara nimero ye uhamagara amakuru ya Semuhungu numbonera se umburetse gato numbonera Semuhungu avugana nawe ndaguha amadolari 100 aka kanya Semuhungu nyaruka ndumva waramutse ariko mane uzi Kinyarwanda cyanyacyo ngo waraye uzi ko waraye ari Kinyarwanda cyanyacyo kinyanza mu rukari none Semuhungu namubuze kandi uzi ko muri inshuti no kundusha Godfather ni ukuvuga ko tugomba kwibuka tukaniyubaka ariko ikintu nakubwira ni kimwe yego hari ukuntu ukunze kumbona bitajya binshimisha umuntu iyo bamutwaye hariya hirya bamufunze ibyo bintu birakurura ibyo bintu iyo wishimiye umuntu batwaye gufunga uba umeze nk'umuzimu what do you mean like hari ikintu kimeze nk'umuzimu nawe kikwegera ibyo bintu uzi wa mugani w'abanyarwanda bagatubwifuriza mu kasoro gatwara nyoko Eric ntabwo yari kuzishima Jihad bamufunze ariko uramvanze none se Eric tukubabaye waramutse waraye du Eric ntabwo ari kuzakora iki mvuze gute Eric ntabwo ari kwishima Jihad bamufunze bimeze biti kubwizo mpamvu ntabwo nshobora gukomeza kuvuga amatiku mu cyunamo ndigendeye okay du ndabizi abantu mwese mwandike muri ira jambo nyuma y'ibi bintu hari ikindi mushaka kumva
mwese mwandikemo ijambo never again, mbibutsa ko mukanya ku masaha nkuko muri kubireba saa 2 ku masaha y'i Kigali duhurire kuri space ribuze gustingwa n'uyu mujene, hanyuma tuze turaza kumva byinshi bihambaye. Hari ikindi mukeneye kumva ko bimaze kuvugwa? We done. Godfather mba nkeneye kumenya amakuru, nkunda amakuru. Mukanya mu kanda amasango washize ndabona post kuri Twitter imaze kurebwa n'ibihumbi 2,000. Reka ndore ngo nayishyizeho ryari. Post nayipostinze hashize amasaha 2 nagize nti breaking news again, biravugwa ko ibyahishwa abanyabwenge byahishuriwe abaswa. Godfather mpita nikomereza. Nafashe ifoto ya Semuhungu ndandika ngo breaking news again, biravugwa ko. So okay, mutapinge screen mwandi ya iyi nkuru ndongera kuyigarukaho. Iyi nkuru ndayigarukaho ntegereje ku gihe, ngiye banamaze gutanga headline kare zamani. Indi nkangira kuza kuyigarukaho. Niko bimeze, ntabwo aba bantu umuntu bagomba kubahereza intuza, abagomba kuyihereza nkuko mubizi. Si ubwa mbere ibintu barambibabwira buri munsi. Ngiyewe ntegereza inkuru nkabakubita headline nk'ingi bahaye, ubundi noneho nkongera kugaruka nyibutsa, nkongera kugaruka inkuru imaze kugera ku gihe, inkuru nkabona kuyirambura. Iyi nkuru ndaza kuyirambura ndi kuyisoma nkuko nababwiye inkuru ya DC Clement, nkayibabwira nkaza hano nkababwira ngo ese nimusanga Clement nta kanunu afite kuri biriya bintu yiyitiriye muzakora iki? Dumba yaracecetse. So the thing is, nongeye kubasubiriramo headline nayibahaye mu masaha 2 yashize, nakoze tweet, hanyuma ibindi ndaza kubikomeza inkuru nimara kugera ku binyamakuru. Nibwo ndibuze gukomeza inkuru. Iyo nkuru ni iyihe? So ahangaha kugeza amasaha sinza hano mu jenari ndacyashaka ahantu Semuhungu ari muri vacances, ariko ajya amenya ko ari ibyamamare. Reka tugarukire rero ku biri ngombwa. Saa 2 nkuko muri kubireba hano, saa 2 nkuko muri kubireba hano, turaza guhurira hamwe kuri iyi platform hamwe na bamwe mu bantu tuza kuba turi kumwe nabo. Ndacyareba abari buze kuba active, tuze kuhahurira, hanyuma muze duhuze imbaraga, twibuke twiyubaka kama kabaida. Abantu muri kwandika muri iryo jambo ni rizima. Hanyuma ikindi, tomorrow, ejo ku Isabato cyangwa ku wa Gatandatu, ndaza kubashira flyer hanze, muraza kuyibona. Ku Cyumweru dufite maze kubabwira muri ibingibi bihagije. Ubu nta kindi kintu mukeneye. Ubu ntimumaze kumenyera no kumenya uburyo breakingamo inkuru. Niko muri abana ku buryo mutamaze kumenya exactly the breaking news. Turi kukumva Godfa. Ubu mwamaze kunyumva, mwamaze kumenya, Bamaze kukumenya. mwamaze gusobanukirwa uburyo ntangamo amakuru. Yego. Ubundi kera urukumva ibwami baravuga ngo yewe wumva ngo numvishe mwami, ngo niba wumvishe ngize gute wo kicwa n'uburoro we, ngo uravuze ngo ni inkori. Nuvuga ngo ntabwo umwami yavugaga. Hari uwitwaga umwami yarafite umugaragu bita uwumva. Yaravuga ngo yewe wumva, uwumva agahita amenya ibyo umwami amubwiye. So ndashaka kugira ngo aya masaha wumve icyo navuze. Aya masaha uhita wumva icyo mvuze. Ntabwo ari ngombwa kugira ngo mbivuge kabiri. Turi kujyana? Turakumva Godfa, ariko n'abantu bari kwandika bari gushyiramo buje ebyiri, ni buje imwe Abo ngabo babyibuke. bareke. So my question is, where is Eric Semuhungu right now? Eric Semuhungu ejo agiye Kicukiro, Nyanza ya Kicukiro. Semuhungu aherereye he? Umugore we Zinda cyangwa inshuti y'amagara Zinda
ati Semuhungu nanjye hano hepfo mu rugo namushatse ndamubura kuva ejo telefone ye ntabwo iriho. Uwo bita Kaspa ati Semuhungu reka da yagiye kureba mama we muri Tanzania. Ariko aho mwiza ukuri. So my question is, Godfather akababwira ngo breaking news, Semuhungu ndamukumbuye, Semuhungu arihe? Ibi ngibi biba by'igiti buramba nasoje, turi kumwe buramba nasoje. Mbibutse ko ubu ngubu iyi nkuru nuko iyo tuza kuba tutari muri ibi bihe turimo, inkuru mba namaze kuyibreakinga, ariko ubu namaze kubabwira mu rwego rwo kugira ngo nkomeze gahunda cyangwa dukomeze gahunda yo kwibuka. Gahunda nuko imeze, ni amakuru Eric ejo agiye kwibuka cyangwa agiye Nyanza. Urimo kumva? Eric Semuhungu telefone ye yavuyeho. Eric Semuhungu none Kaspa arambwiye ngo yagiye waba muri Tanzania. Zinda arambwira ngo Eric yamubuze. Zinda Eric arihe? Mutapinge screen. Ikibazo rero ni high discipline ngo sindi bubivuge, ariko ndi kumva umuntu uri kundya. So gahunda nuko imeze. Mutapinge tugere kuri 500k inkuru nyirambure. Nabavuyemo ahangaha mu kanya turahurira kuri aba bajene bateguye iki gikorwa. Dumba waramutse, reka ngusabe ngo komera kandi ukomeze kwibuka wiyubaka. Ngo bimeze bite? Waramutse ariko niba ntacyo bigutwaye hakaba hari icyo ubiziho, uze kuzamuka agira umuntu umanuka umwe namanura imbarigazi umwe niyibwiriza amanuke, hatarimo Kamikazi. Kamikazi guma ahangane mu rugo rwawe. Hano nabonye hari umukobwa uturagurika uvuga cyane nabavuyeho. Mwaramutse mwiriwe, Yesu nashimwe. Agiye he Dumba? Turashize, aranditse aragenda. Muri kumubona? Yemwe izi Dumba hiya Mutapinge. Yesu turashize. Mutapinge Mutapinge. Yesu Kristo. Hajya benda siwe Semuhungu yamukunze ntamukunde. Arankubye. Abantu be ba hafi bose bari kwiruka. Ni amahoro. Yemwe muri amahoro. Yazize iki? Ibyo ngibyo ngewe ntabwo ari ngewe. Ibi ngibi wanasanga Dumba ari kuntwika. Ibi byo kuvuga ngo ari mu maboko ataraye. Uriya se yaba ari mu maboko ataraye? Semuhungu yarega telefone umuntu avana akajya mu kiruhuko. Ubu ntiwasanga Eric yiruhukiye yavuze ati muri iyi minsi hari buhostinge acha mini yendereye nifanye byangu. Ibyo ntibishoboka. Iyo mbabwiye ngo ibintu birakaze, ubundi ngewe nkunda igihe, nubwo bavugira amakuru ku gihe kitari igihe, ariko nkunda igihe. Mujye mukunda igihe, mundebere ku gihe. Igihe yeruka kwandika kuri Semuhungu ryari ko bari inshuti n'igihe cyane ko abanyamakuru bo kujya ari inshuti ze. Mundebere ku gihe mwandike imizina Semuhungu. Jesus Christ. Turashize. Mundebere ku gihe. Erega Eric Semuhungu ni igitangaza n'icyamamare. Muniyangaririye ku gihe. Yesu. Reka ndore. Semuhungu yaro cyakigoryi. Mutapinge screen.
mbabwira iki ngiye ko ndi gushaka inshuti yanjye ko namubuze kuva ejo ko Semungu mushaka kandi ngiye mbuze umuntu nose tuba twumushakira hano mutapinge ko ndi gushaka inshuti yanjye ko namubuze Dina funga mic na mic yawe mumareho izi hatimi muzimareho hanyuma noneho nongere ngaruke mwaramutse hari umuntu bita Kamarade uyu nguyu ariko se biradi yari hehe mukandi izo hatimi muzivaneho muvanemo izo hatimi zose muzivane mu muzikanda zose muzikuremo Dumba wiriwe waramutse naraye ahubwo waraye umva se biradi se biradi scrode irigirizi ugomba kuryakira reka nze nkubwire ikintu kimwe ugomba kumenya ugomba kwakira amazina yose bakwita mutapinga screen ariko mukunda inkuru mukunda urugambo erega iyo ufite inshuti uyitaho ukamenya n'ibyayo muri aho Yesu nashimwe mutapinga screen mutapinga screen big man. Hello, yo, Good morning. meze bite se vuba? Meze fresh. Uracyakorana na Semuhungu? Uracyakorana na Semuhungu? Dukorana bimwe bya traffic. Amakuru wamuhamagariye ko mukeneye byihutirwa. Wamubuze se? Ntabwo namubuze cyane. Wamfasha hari ikintu wamfasha nkavugana nawe? Sinzi kuri uwo mubone. Kubera iki ntari bumubone? Ari Kigali. Ari he? Menya yagiye iwabo tu muri kwa mama wiwe. Hehe? Tuzi ko mama wahise aba muri noze muri Tanzania. Muri Tanzania kenda? Ntabwo hakiri muri Kenya, ni muri Tanzania? Ni muri Kenya sorry. Mbwira Kaspi, ndi live man. Biki? Ndi live. Ariko ibyo boro narabikujije mani no kajya mu magari live turi kuvugana uri kunkira live nice urumva ari fresh. Nta byanda no sari ikintu kimwe nkubajije. Ariko ntungupi. Ko bari gukwepa bose. Inshuti za Semungu ziri gukwepa. Inshuti za Semungu zirimo gukwepa. Yagiye iwabo. Hey. My people, mwaramutse mute, mumeze mute, icyumweru kimeze gite, reka mbakomeze mbabwire ngo gahunda iracyari yayindi, urumva mutapinge screen ndaje ubwo inshuti zose za Semuhungu tuzinyuzemo, inkuru za Semuhungu zose tuzinyuzemo, nkabura n'umuntu n'umwe ushobora kumbwira ahantu Semuhungu ari. Ibi bintu biratangaje. Semuhungu ni umuntu muri Kigali uri active, tudashobora kuberwa ahantu hari. So ndaje mu kanya rero mbabwire ngewe ahantu Semuhungu aherereye. Ndaje mbabwira ahantu Semuhungu ari. Turi kumwe? Musharing live mutapinge mbwira buri wese ngo icyumweru turi muri cya kindi, turacyari mu cyumweru cyo kwibuka kama kawaida. Mbibutsa ko ejo bundi umusibe ejo kwa gatanu, by the way uyu munsi kwa gatanu kama kawaida haraza kuba live, aho turi buze kuba turi kumwe n'abantu bamwe cyangwa abandi
live iri buze kuba ku masaha nimugoroba. Flyer nari nayiberetse ibiri buze kubera kuri platform imwe y'umuvandimwe kugira ngo murabibona aho ngaho. Uruhare rw'umuhanzi, itangazamakuru, abakoresha imbuga nkoranyambaga mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 n'ibisa nayo. Iyi niyo teme cyangwa niyo iri buze kuba ari insanganyamatsiko. Platform iraza kubera ku mujene umwe kuri bayuhine bari buze gutegura ikiganiro. Turaza kuba turiyo ejo kuwa gatandatu cyangwa ejo ku isabato. Tuzaba dufite live, tuzaba turi kuri space kuri Twitter, aho tuzaba turi kumwe na Flyer ndibuze kubashyirira hano mwese mukayireba. Twese tuzahurira ikintu bita umuntu wese ahangaha. Tuzakoresha ubutumwa, it's gonna be creativity, ariko gahunda ni ukwibuka twiyubaka, ariko byamamare byose bizahurira ahantu hamwe kugira ngo iki gikorwa tukinyuremo neza. Ku cyumweru dufite space, dufite live. Reka mbereke live iri ku cyumweru. Give me a second.